Ibi bintu ni ibintu bibabaje bimaze gufata n'indi ntera, aho usanga umuntu agura ubutaka azi ngo araguze, agasanga ahuye n'abatekamutwe, cyangwa ugasanga wari uzi ngo uguze ubutaka, uri kumva, ukagira ngo uguze ubutaka, ugasanga wa muntu ukugurishije ubutaka si nyiri ubutaka, cyangwa na nyiri ubutaka ubukugurishije abukugurishije amaze kubugurisha abantu bagera ku bantu 20, cyangwa abantu 5, cyangwa 3, cyangwa 2, cyangwa 1. Murakaza neza kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nkuko maze kubimenyera, aho tubafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi, kandi aho dushobora guhereza inyunganizi mu bijyanye n'amategeko. Nkuko maze kubimenyera, ngiye ubahereza ibi biganiro. Amazina yanjye ndi Cyubahiro Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Wowe ukurikiye iki biganiro, ndagusaba gukanda kuri ako kajambo kari aho munsi kanditseho subscribe, ukandeho. Ni ibintu bitagoye, kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu dutanga kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Ndetse bizanakorohera kugira ngo nuramuka uhuye n'ikibazo kijyanye n'amategeko, unyandikire nkufashe, cyangwa urebe ibiganiro byacu, kuko naho harimo ubumenyi bwinshi bwagufasha mu bijyanye n'amategeko. Uyu munsi rero kuri YouTube channel nabateguriye ibintu 7 byonyine wakora kugira ngo wizere ko ubutaka waguze bwabaye ubwawe. Impamvu nahisemo gutegura ibi bintu 7 nuko ikibazo kijyanye n'ubutaka ni ikibazo kiruta ibindi bibazo byose. Ngewe mu bintu maze gukorera ubushakashatsi, ikibazo kijyanye n'ubutaka ni ikibazo gikomeye. Uramutse ufashe telefone yanjye ukajyamo ukandika ijambo ubutaka, ushobora kubona abantu bagera ku 2,000 banyandikiye bafite ibibazo by'ubutaka bagiye bahura nabyo. Ni nayo mpamvu nabateguriye ibintu 7 ukwiye kugenzura no gukora kugira ngo wizere ko wowe uguze ubutaka waguze bwabaye ubwawe. Ibi bintu ni ibintu bibabaje bimaze gufata n'indi ntera, aho usanga umuntu agura ubutaka azi ngo araguze, agasanga ahuye n'abatekamutwe, cyangwa ugasanga wari uzi ngo uguze ubutaka, uri kumva, ukagira ngo uguze ubutaka, ugasanga wa muntu ukugurishije ubutaka si nyiri ubutaka, cyangwa na nyiri ubutaka ubukugurishije abukugurishije amaze kubugurisha abantu bagera ku bantu 20, cyangwa abantu 5, cyangwa 3, cyangwa 2, cyangwa 1. Akagura gusiragiza ngo tegereza tubanze dukore imitation. Ibyo rero ni ibintu ngewe nshaka kugira ngo mbafashe mwese mwirinde ibi bintu kuzabigwamo. Rero hano nabateguriye ibintu 7 byonyine, ntabwo turi buze kujya kure, ikiganiro gifite iminota mike cyane. Ibintu 7 ugomba kwitondera, ugomba gukora kugira ngo wizere ko bwa butaka waguze bwabaye ubwawe. Ni ibintu 7 byonyine ukwiye kumenya. Reka duhere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere kiravuga gute: ukwiye kubanza ukamenya nyiri ubutaka n'abo basangiye uburenganzira kuri ubwo butaka. Menya nyiri ubutaka. Ese ubutaka ugiye kugura ni ubwande? Ubitekerezeho, ubirebe neza, ubikore ubushakashatsi. Ni bande basangiye uburenganzira kuri ubwo butaka? Ese ni umugabo? Ese ni umugore wubatse nyine, cyangwa se ni ubutaka bw'izungura ugomba kuzungurwa n'abantu 5, abari kubonekaho bari kungurisha n'abantu 2? Ukabigenzura, kuko nuramuka ugurishijwe n'abantu bake kandi ubutaka bugizwe n'ugurishwa n'abantu 2, ubutaka bugizwe n'abantu 5, uzahomba, nta kintu uzavuga, kuko babandi bazaza batambamira ubwo bugure, bavuga ko waguze mu buryo butemewe n'amategeko. Ikindi kintu cya kabiri rero ukwiye kumenya, turebe ikindi kintu cya kabiri. Banza umenye ngo ese umuntu mugiye kugurana ubutaka yabukuye he? Ese ubwo butaka abutunze mu buryo no mu nzira ziteganywa n'amategeko? Yabubonye mu buryo buzima? Aha ngaha impamvu ni iyi:
ni uko umuntu ashobora kuba yarabonye ubutaka akabwiyandikishaho bukajya ku mazina ye pe, mukabugura na buri ku mazina ye, ariko ubwo butaka yarabunyaze umuntu buri no mu manza, cyangwa ubwo butaka yarabwibye umuntu ariko akagira amahirwe yo kubyandikishaho. Ibyo rero ni ibintu bishobora kukugaruka, ukwiye kubanza ukamenya ayo makuru. Ikindi kintu cya gatatu rero, ukwiye kubanza ukamenya, ugomba kubanza ukareba ese, cyangwa ukamenya ese ubutaka ugiye kugura bwagenewe gukoreshwa iki, ukamenya niba icyo wifuza kubukoreshamo n'icyo bwagenewe gukoreshwa bihura. Ushobora kujya kugura ubutaka, urugero haragenwe cyangwa muri plan ya leta barapanze ko ubwo butaka bugomba kuzajyamo nk'urugero bugomba kuzajyamo nk'inganda, bakazubaka inganda. Wajya kugura ubutaka ugasanga ushaka kubwubakamo ugasanga ntibihura, cyangwa ugasanga ubwo butaka ugiye kugura, ahantu ugiye kubugura bwagenewe ni ahantu mu gishanga utemerewe kubakwa. Icyo gihe rero uzaba ubihombeyemo. Ni byiza ko ubanza kugenzura ibi bintu. Ikindi kintu cya kane ukwiye kubanza kwitondera mu kugura ubutaka, abanditse bose ku mutungo ugiye kugura bagomba kubanza gusinya ko bawukugurishije. Si byiza ko hasinya umuntu umwe. Niba hari umugabo n'umugore bashakanye byemewe n'amategeko kandi bahuriye kuri uwo mutungo, niyo haba handitseho umugabo gusa kuri icyo cyangombwa cy'ubutaka, ni ngombwa ko bose bakwiye kuza bagasinya kuri ubwo butaka kugira ngo bube ubwawe. Icyo ni ikindi kintu ukwiye kubanza kwitondera. Turebe ikindi kintu cya gatanu. Mugomba gukorera ayo masezerano yo kugura ubutaka mu gihe wabanze kugenzura biriya byose ukabona birahura nta kibazo, abo bose bagusinyiye. Ikindi kintu cya gatanu ugomba kureba, mugomba gukorera amasezerano yo kugura no kugurisha imbere ya noteri, ndetse noteri akemeza ayo masezerano y'ubugure. Si byiza gukorera amasezerano muri aho muhuriye mu kabari ngo niyo mukorera amasezerano. Mushobora kuba mwicaye, urugero mushobora kuvuga ngo mwicaye aho ngaho mu kabari mukoze amasezerano, nyuma yaho akazakuyakana, ngewe ntabwo twakoze amasezerano, iyo sinyatire si yanjye, arambeshyera. Ariko mwayakoreye imbere kwa noteri. Noteri ni umukozi wabihereye uburenganzira na leta wemeza inyandiko. Iyo mwabikoreye kwa noteri niyo yakurya ntibigende neza, iyo nyandiko yo kwa noteri biba byoroshye kuko ni inyandiko ihamya yemeza ibyo bintu, biba byoroshye, ntabwo byakujyana mu manza. Ikindi kintu cya gatandatu rero nshaka ko mureba, ugomba kwishyura amafaranga yawe yose ari uko mwamaze gukora mitasiyo, ndetse iyo mitasiyo igakorerwa kwa noteri w'ubutaka. Nibyo byiza rero. Mbere yo kwishyura amafaranga, hari igihe umuntu yishyura amafaranga ukayishyura ngo muguhaye 5,000,000, izindi 2,000,000 isigaye uzazimereza tugiye muri mitasiyo. Se kwa sa ibyo ngibyo si byiza. Si byiza. Niba wari umwizerwa wawe, mukorane mu buryo buri professionnel, mukora amasezerano, ahita gukorera mitasiyo, umwishyura amafaranga yose birangire. Niba ufashe decision yo kugura ubutaka, bugura ufite amafaranga. Ni ibyo bintu bya mbere by'ingenzi. Tureba n'ikindi kintu cya karindwi aricyo cya nyuma, nuko ubutaka waguze bukwandikaho muri registry y'ubutaka. Wakibaza ngo wamenye ute ko ubutaka waguze bwakwanditseho muri registry y'ubutaka? Kugira umenye ko ubutaka waguze bwakwanditseho muri registry y'ubutaka, nuko bazagusohorera icyangombwa cy'ubutaka kiri ku mazina yawe. Ukabona icyangombwa cy'ubutaka kiri ku mazina yawe, ndetse ibyo byose byarangiye, icyangombwa cy'ubutaka uragifite. Icyo gihe uzavuga ngo naraguze rwose, nta kibazo cy'ubutaka mfite. Mu gusoza, reka nsoze mabwira ko mugomba kujya mwitondera ikintu cyo kugura ubutaka. Mugomba gushyiramo inyurabwenge, ndetse mukaba mwakoresha uburyo bubiri mbabwiye kugira ngo mube sure ko ubutaka mwaguze bwabaye ubwanyu bidasubirwaho. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu. Niba warahuye n'ikibazo cy'ubutaka, nyandikira kuri nimero yanjye 0788956698. Ni nimero yanjye, abantu benshi baranyandikira ndabafasha, cyangwa se bamwe nkabahereza inama bitewe n'ikibazo bafite, cyangwa ukaba wanyandikira kuri email yanjye cyubahiro1elvis@gmail.com, cyangwa se mukatwandikira aho hasi muri comment, kuko iki kibazo cy'ubutaka ni ikibazo mukwiye kwitondera kandi kimaze guteza ibibazo cyane cyane hano mu buzima bwo hanze. Ibibazo by'ubutaka, ibibazo by'amafaranga, ni ibyo ngibyo mugomba kwitondera. Murakoze cyane, mugire icyumweru cyiza.